nashize mu mutima wanjye. Mana ni wowe nshima. Iyo nibutse ishimwe ryawe kwirumanganya biranga, nkumva iteka nagushima. Abishima bakishima, abatishima nkabagushinga. Dushenjagura imitima yabo, aho guhora ishenguka ihora igushengere. Mana ni wowe nshima. Ayiwe data, utagushima ninde? Ko wadusanze mu isayo, kadusayuramo twese, katuzana muri Yesu, kadususurutsa tugasusuruka. Aya masura si ukubeshya, ni ukubera Yesu gusa. Mana ni wowe nshima. Sinatusha kutagushima, iyo tugushimye urishima. Amashimwe tugushima, ayo niyo mafunguro yawe. Iyo wicaye ku meza wakira amashimwe tugushima, urushaho kwishima, maze ugashimishwa nuko abana bawe bazi gushima. Nawe ukiva mu ijambo ukabaremera amashimwe, bazagushima ubutaha.